nabonye mu gihugu cy'Ubufaransa bavuga bati nuko ari Monaco, iyo bitaza kuba Monaco Paris Saint-Germain yari kwisanga ahandi hantu barayanganayo n'ubushize baravuze ngo nuko ari Brest. So ariko attention dose ni warebye umukino Paris Saint-Germain kuri amakipe yiwabo iyarusha isifure hani mugoroba Paris Saint-Germain yakomeje kubera ifirimbi y'umunya n'umusloveni n'umuslovaki wayisifure ku mugoroba gutanga ikarita ya kabiri sha ira kuzagugera namwirukana yani karita ya kabiri agikiri cyababaje nibyo gende Kagadeus ukoze ikosa mu minota 3 ubwo uburwana n'ikibudajije kuri bari no wahemukirije Monaco yakoze amakosa yose ya jaune kandi kurota 25 yakoze ikosa no baramuha Vertson umusevura atari kunkungura mu biki ariko ari warushije oya umuntu yitwa kuri bari uze kuza kureba ni yakoze amakosa abiri mu minota 3 yuko amakosa abiri mu minota 3 urumva gufasha equipe yawe harimo n'irya bet oya umusifuza ahubwo uyu mukinyi Monaco ahubwo nize kuza kubyitondamo. So ku mugoroba bakavuga bati nanone ntabwo ari Paris Saint-Germain iri ku yindi level cyane, ibitego biri kuri bibiri ikipe ituzuye, bakaza kubona igitego cya gatatu byanashobokaga ko uwitwa Watfires yagombaga kuba yatumye Paris Saint-Germain isezererwa cyangwa se bajya muri minota 30 ku munota wa nyuma yasigaranye n'umuzamu Safonov umupira ushyira hanze ababyibuka mu minota y'inyongera 4 ku munota 93 bateye kufra ari sanga asigaranye n'umuzamu mu defenseur bita Watfires umupira awudepoza naba awudepoza hanze. Wari umukino wa Paris Saint-Germain wisanira karavuga ati ndabizi ko abantu bari buze kuvuga byinshi ati nimwongere kumbaza mu Gisipanyol mureke mvuge mu Gifaransa. Yavuze mu Gifaransa akoze press conference nimugoroba mu Gifaransa aravuga ati kambabwire ndabizi ko abantu benshi itangazamakuru rya hano riravuga ko dukomeje tudashoboye ati murimo murambaza ngo mfite ubwoba bwo gutombora Chelsea cyangwa se Barcelona atariko zo mwazibajije zirumva zikeneye gutombora Paris Saint-Germain bamugerege ni champion yini different champion dukurikije uko yazamutse Fuad uko yazamukiraga kose cyane uko yazamutse ko n'ubushize n'undi yanyize muri urugendo inzira yanyizemo n'undi niyi igira amahirwe ahubwo ngiye muri amahirwe go yitomboreza iwabo shize kari ka Brest kari kakubaganye iragatombora ikakuramo mu kumo y'ibitego byinshi 8 kari ka Brest n'ubundi Brest n'angahaniri ntago nta muntu yifuza kuyiko nayo ntago ariho yifuza kubiri wenda uyu munsi bwo yari huye na equipe sanzwe ifite na experience muri Champions League kuko Monaco yayitanze kugira amateka muri Champions League yaretse itagitwaye ariko byibuza kigiye finale imbere yayo. Monaco yakigiye kimwe cya kabiri inshuro nyinshi kurenza Paris Saint-Germain. Monaco muri Champions League mu Bufaransa ikisigaje no kwitwara gusa ariko izindi phase zose Monaco zikinyeho yari equipe ifite imyumvire nubwo ngewe mutoza ntajya nemeranywa nawe gusubiza inyuma Zakaria gisubije inyuma Zakaria ugajya mu cyuma defense winye service hagati mu kibuga ya Zakaria kapiteni wawe Dennis kuko yari hagati mu kibuga ku mwanya we neza nibwo barabahungu ubona kuko Zakaria afite n'ukuntu ari muri mediateur bafite n'ukuntu bari no offensive ariko iyo ukoze ikosa ni nka bimwe Klopp igize gukora akajya kinisha Fabinho muri Central ngiye mbyita amakosa y'umutoza gufata Dennis Zakaria kandi ugifite abasore nk'aba wakinisha muri Central wa Brazil Vanderson abahari ari umuntu wakina hariya ari ugafata umwanzuro kwiyima umukinnyi we mwiza hagati mu kibuga gwa service za mbere zirushiza abandi hagati mu kibuga ongera kumushyira inyuma. Ikindi n'ubundi nayo Slot arimo gukora kuri Dominique ikindi nibaza impamvu uyu musore twa Jordan Tezi yamutoza amuvanye mu kibuga kandi ari umukinnyi mwiza ikagi kigikeza cyane n'ikimenyemenye nijoro kagiyemo niko kamufashije kugaruka mu mukino sinzi impamvu umutoza yagasubije yagateye icyizere harimo n'amakosa nyine y'umutoza wa Monaco na pressure of course yuko aratsindiye mu rugo yarateye mu gutekereza ibindi bintu. Parc de Prince rero icyambere nuko Paris Saint-Germain yakinaga ibizi ko ifite umukino yatsinze nawe uburyo izakomezamo yo mbona yoroshye ari inyuma gusa ari kandi iracyari yayi PSG yari yaruguru muri kakazu muri ano makipe muri yitombora babereye nziza Paris Saint-Germain muri no myaka ibiri yikurikiranye igiye muri playoffs itarabasha kwikarifiya
Mu mu makipe 8 ya mbere ikisanga imanutse muri playoffs igahita ihura n'amakipe nta kipe yo mu gihugu cy'Ubufaransa yaza gutsinda Paris Saint-Germain irushanwa nk'iri nkamanaka bayikama usanga akanyerekana sirika gikaje nkanga karabinga ariko nako niyo mpamvu gatakare ariko nawe akandi gatambutse karabu bridge ya kare buri aho guseba wakwikingirana mu nzu uwo mugani ntuba ubizi kuri busebe wakwikingirana mu nzu ntusohoke nugira ahantu ujya Monaco ahubwo tuyikomera amashanyaragerage byose ko yabaga gutya kabanza kaboneka yagikubisemo kimwe bibiri kabona match irayifite irimo irashaka kuyifata y'ijambo byari batangiye kwishyura imaze kubona red card n'ubushize kandi red card yabafashije nayo bari batangiye kuyibona uribuka nk'umupira Safonov yakuyemo Baraguni yamukubise amurobye awukura mu ipoto neza muzamba bari umunsi Marseille yakomeye nzabibabwira ntago izakomera aho umuntu izakomera ngo ifite umutoza ngo uzawambaye ikoti kata yaje yajyanye muri Espagne mu mwiherero imaze icyumweru mu mwiherero match ya mbere bitatu ni bitatu ni bibiri badukuze birize desert gusa iyi tombora bayibona Marseille yakomera iyi tombora iba yahiriye ikipe ya PSG kwitomboreza muri shampiyona birayifasha umwaka usengera ngo yari Brest rwose nayo ihita ikuramo mu buryo bworoshye ihita na Liverpool yari ya mbere mu makipe 8 na Liverpool igwa inyuma y'urugo ibiragiye merego kandi none se arantu yaraharenze yaguye mu rugo geze igera mu gikari yari iri mu rugo niho se bayikuriyemo se ariko se nyine mu rugo yakomereje yo yaguye munsi y'igikari nyine ntago yigeze igera muri salo yanyereye kuri rwa rubo munsi yigeze igera muri salo muri Champions League umwaka ya muri salo ntiyahayite salo ntihakandagiye reka biragoshye shaka tuyobye ahari umwaka wizahicaramo salo umwaka irimo haje inzira mu nzira yandi ya Galatasaray akariko na Galatasaray akariko kose ibyago byawe wagira na Atletico gusa Galatasaray mwakina ariko ushobora kutayitsinda nayo imwe abakubise ndetse niyayitsinze ntuse ntabwo rero Atletico Madrid rero byago rero mahirwe ikibazo Atletico ngo nayo izi gukina Liverpool gusa icyo wavugaga uti irabura erema inyuma irabura erema inyuma hari ahandi hose ntacyo bitwaye rwose ikintu cyagiye kibona uyu muzamu uhagarara hagati y'amaguru akajyamo metero 2 nacunga nabi wajya yegeranya amaguru uzi muzamu wa Juventus nimugoroba yasinzwe igitego mu hagati y'amaguru Pere muzamu agarara kuri Mathieu Pere Simena mu igitego cy'hagati y'amaguru yiri maza mu igitego cy'hagati y'amaguru byose biro bya hagati y'amaguru isi yose hanze amaso uyu mutoza wa Paris Saint-Germain ibyo avuga byose uko yakwipanga uko ariko kose ishingiye ku kazi Donnarumma yakoze umwaka ushize bikaba bigaragara ko uyu munsi ufite ikibazo mu izamu Chevalier yaravunitse azagaruka ryari harahari yabaye mu bench Safanov yarigiyemo Safanov niwe nimero ya mbere yakoze amakosa Enrique niko yavunitse urutoki agomba gusa match ebyiri Lucas Chevalier agarutse sanga muri samwe ati sinzarivamo niko sa Luis Enrique rero bita bituma umunyekere nawe atakijyamo zabanye yari ashobora guhagarana buriya yawe ati mujye mumushyiramo nicare nabanza bonza kimwe ariko icyo mvuga urebye ikipe ya Paris Saint-Germain ni ikipe kumva mu mikino ibiri Monaco ibashije kwinjiza ibitego 4 wareba n'uburyo yagiye yitwara na ekipe byoroshye cyane kwinjizwa ibitego na cyane ko icyo cy'umuzamu yarahindutse kuko back four ntabwo ari kenshi hinduka yaba William Paco yaba kapiteni Marquinhos yaba Portugal Nuno Mendes na Achraf Hakimi baracyahari rimwe na rimwe n'ubwo ujya kubona ukabona Fabian Ruiz n'utakiyaba cyane ariko bano bakinyi bamuri imbere yaba Vitinha na uyu mwana w'umunya Portugal hari uburyo ubona ko byibura Neves hari uburyo ubona bo byibura babagiye ubwo sigakiramo Zaire ukabona ko barimo baruzuzamo Zaire uyu munsi muri absence ya Hakim ukabona niwe bajyanye kuri kabiri ariko si kenshi cyane twagiye tubona back four n'umukinnyi bari imbere witwa Vitinha bo bahinduka ikibazo gikomeye kiri kuri ekipe ya Paris Saint-Germain mwiza ku muzamu rwose ikiza nuko yabitanzeho mu cyakavuga ngo ni umwanzuro wanjye uyu munsi twari kuba tubreminga abayobozi ibi nibi ariko Luis Enrique yaravuze ati ngiye n'umwanzuro wanjye ndashaka umuzamu kindi ibyo nshaka cyangwa se ibyo numva ko abona ko yumva ariko icyo kibazo mu bijyanye no kwinjizwa ibitego mwarabibonye match za Strasbourg za 3-3 nibyo hagiye hazamo umutaka wo kuvuga ngo hari imvune ariko mu bijyanye n'izamu ryabo ririmo ikibazo binagoye cyane yuko
ikomeje igatombora nk'aya ma ekipe nka za Bayern, ekipe nka za Arsenal, izo ekipe z'imbere ukareba izi ekipe nka za City zirimo gukina gutya, kuko ekipe ya Paris Saint-Germain iracyagerageza kwinjiza ibitego, kuko muri Ligue Phase yari ekipe ya kane yinjije ibitego byinshi nyuma ya Barcelona na Bayern na Arsenal, yazaga inganya na Real Madrid ku bitego binjije, ariko ugasanga ikinyuranyo kirimo kiraba cyane ku bitego bagenda binjizwa, kandi ubwo ngaho turavuga imikino yari yatsinzemo ikipe nka Barcelona, ariko ugasanga Barcelona ibashe gukora kuza mu ekipe 8 yo biranze. Hari uburyo ubona ko ikibazo kizamu kiracyagoye umutoza Luis Enrique, kandi bigaragara ko iyi sezo nta kindi gisubizo nyine yabona, niba ari uwo yazanye yizeye byaranze, biba ngombwa ko ashyiramo hari umubensheri waje ajyamo. So mbona rero ko ari ikibazo gikomeye, binagoye cyane ko bahuye rwose na ekipe ishobora kuba, kuko hari ama ekipe afite uburyo bwo gukora ikinyuranyo mu bijyanye no kwinjiza ibitego, kuko nka Real Madrid ya Vini na Mbappe bashobora kuba bakwinjiza ibitego na 5 mu izamu, uhuye na Bayern Munich ya Olize na Harry Kane nabo bashobora kuba bakwinjiza ibitego 5 mu izamu, nawe wenda ukaba wabinjiza kuko inyuma yaho nabo ntabwo ari beza cyane, ariko wowe ikinyuranyo cyatake cyane ugize ibyago na Martinelli Champions League Arsenal. Martinelli Champions League muri Arsenal ngaba yabaye Thierry niwe top scorer ajya wabo muri ya cyane, ntari muri batatu sa ubwo ugize ibyago na Gordon na Champions League wamucika Anthony Gordon. So igihari Luis Enrique aravuga ati jewe nakwishimira, yavuze ko nta nimwe atinya, witwa Vitinha we wavuze ati ngewe ati Barca ntirigwiza kuko n'ubundi twarayitsinze, imyumvire nicyo kintu cya mbere ubundi, ati Barca ntirigwiza kuko twaba tubaye twatugize umukino twatubaye benshi na Barca cyane, ati ukoresheje twe twarayitsinze rero nabitse twayitsinze, ati ahubwo ubu ngubu twebwe muri dressing room yacu turifuza Chelsea. Uyu Vitinha rwose niko abivuga, uyu yabaye ati gusubira kwa Barca ibihora biri special, ni iwacu ni mu rugo, ati nsubiye ntacyo byabintwaye. Urumva baramubwira ati kwa Chelsea, aravuga ati jewe mureke babwire, atariko kukimuvuga ko gukina kubanza mu rugo bitari ikintu kidasa. None se ni imwe muri izo ntibyahinduka, nta yindi ni imwe muri izo ebyiri gusa, niyo nzira yayo dushonje duhishe, iyo niyo nzira dore inzira yabo ngiriye. Noneho ubwo ni ukuvuga ngo Paris Saint-Germain mu kikijya na Chelsea automatically Barcelona izakina na Newcastle. Mu gihe cyose Paris Saint-Germain yabona Barcelona, Chelsea na Newcastle. Icyambere nuko ni defending champions nibo bafite iki gikombe rwose, sibyo? Nta kipe rero yo gutinya, cyo ni ikintu cyambere ugomba kubimenya. Kandi n'izi kipe nazo bishoboka ko zizahura na Paris, ntayifuza guhura nayo, nabyo ariko nabyo yavugaga ati se ntayifuza guhura nayo, atariko kukimuvuga ko dutinya, ntayifuza guhura nayo mbere na mbere. Urumva zose mu mazi abiri, izaza rero yariyo yose izaza ibizi ko ntabwo ari ikipe yoroshye cyane cyane, kuko Paris Saint-Germain ni ikipe itsinda ibitego, irabibona, ariko nayo irabyinjizwa, kubyinjizwa ni kimwe, ariko nayo irabitsinda, ariko se ubundi ibyinjijwe irabitsinda pe, nkakura nyine Monaco ibyinjijwe, nkakura Monaco yatsinze 2 cya difference birangira yitsinze 3. Real Madrid ahubwo yarakumva gucomba tuvuyemo. Emi ntugitubonera ububata abantu bikamo ibikombe, ngaho nyumvira ibyo by'ibikombe, wayabyirewe by'ibikombe, nari umugabo se yabwa intebe, nari umugore bayivuze umuvuze imiringa se, umva mubwire Nasiri, mwavuze imiringa, umva mubwire, hari amakipe yo Real Madrid nijoro nusenga ubwira Imana ati nkiza ingeso yo kwirengagiza ukuri, usaba Imana yabaswe n'iyo ingeso yakubaza yo kwirengagiza ukuri. Siya tubati hari Bayani uvuga ibintu uhamanya n'umutima wawe. Arsenal ufite Real idafite ikipe itinya uyu munsi, etse Benja tinyimana uzi ko ni Benfica kwiva mu nzara ni ukwitezamo akajagari, kandi mwari mufite ubushobozi bwo nta kajagari, wakinyi bayo bicaye hanze ngo baratukanye ngo bagize gute, nta kajagari gatumye muyikuramo iyi Benfica, umutoza wayo ntawe uhari, bro reka nkubwire, tagiye kuvuga kuri wakuze reka nkubwize ukuri, aka kajagari no sasibo duhabye hano nta kipe na Real ufite idafite ikipe itinya no ku mugabane w'Uburayi, ngo hari urugero rworoshye, asa n'umwaka ushaka kubitishije Merino umukino wa Santiago Bernabeu, nta nubwo umupira wabonaga Bokose akarataga penalty bakavuga bati nta bibazo nta bisanzwe, icyo gihe tubati batuguranye, oya ngo igisenye nticyari gipfutse neza ngo amashahi yamanukiraga, uyu mwaka nugifunga ntusigaze aho gutorokera, bazagukubita induru zigumazo n'abafana basigaye bavuza induru baba bati ntago ari abangaba tuzi, mukanyo natubwira ngo Asensio ngo ikiri gatango ati gitangaje ahubwo ntiyana kwivuza na Barca, oya Barca have byihorere bari bine, oya have byihorere
taganiriza umuntu nabi ubu amakipe Turi mu isaha ya kabiri. ubu amakipe Barca Real Madrid yakwifuza nta kibazo Eh. ubona ko yatashye byarangiye Tottenham kujya Galatasaray bakina Tottenham nayo byagorana muri igihe yazana agatuza soko Sporting mwatera indi kipe isigaye manga muri za 8 zihera ni ukasubira mwakina mama we Atalanta mwati Bruno Guimaraes Sandro Tonali na Giorinto ariko reka mbabaza uyu kamavinga yakora hose ariko reka mbabaza iyo Real muri kuvuga mwagize Gicumbi mwagize Bugesera akoze ko ifite umukinnyi wa mbere ku isi yitwa Mbappe uzi ko ifite Vinicius na undi mukinnyi rega mu makipe umukinnyi wa mbere ku isi kwa muganga Benjamin ibyo byihorere umukinnyi wa mbere ku isi kwa muganga se nta mukinnyi n'umwe uriho ku isi ubu ngubu mu bakinnyi bakina Champions League urusha Vinicius muri iri rushanwa nta n'umwe uhari mumbwira ngende ikintu amurusha ni ukuva mu kibuga akajya kwicara no guteza akajagari mu makipe y'abandi si akajagari se iyi benefike ivuyemo kubera akajagari mwayiteje nta yindi kipe muzajagaraza gushyira muri kurabiniki nayo iriya tekinike iyi tekinike yizane kuri Pep Guardiola turebe irakora ariko yakoze yizane kuri Pep umwaka ushize ariko kugira ngo uhure benefike no kuyitezamo akajagari uwo Pep uvuga umwaka ushize siramutsinzeho manda we tekinike ariko ugeze irakoze kuri Arteta's ibyo byihorere ngo musenge n'ungura ngo na Bodogiri muto musenge n'ungura nayo ibaze Bodo ikintu cyatumye ntsindwa na Arsenal ndakizi nasiri ni ukuyibeshyaho ngo wirinde Bodogiri muto imana kurinde Bodogiri muto Arsenal yansize kubera narayisuzuguye ko nta kintu ifite ndavuga ndi uyu mutindi uje muri iri rushanwa ntazi ndamusuzugura isentimetero remereye ngo tumutindi reka maze rukano kankati umutindi reka maze vuba umutindi none se agira iki mwirushanwa iri rushanwa nta kintu niba mu mupira w'amaguru habaho abategura umupira ni abantu b'abahanga ntabwo ari abantu baba bicaye kimisagara abategura umupira baravuga bati nta kibazo wakwibesha ku ikipe umukino ubanza ariko nyuma y'ibyumweru bibiri waba utaramenya iyo kipe ikibazo Arsenal bari kwitezamo akajagari bagakunda akajagari gute Arteta yari yababwiye ngo ntimuze gutuma umuntu w'abandi arira iminwa muyifunge gute se yayikubise homanda we yatakisha Merino nkanswe yazanye Victor Yokres ngo ntango Bodogiri muto noneho Bodo barimo barasaba bahereye ku buyobozi bukuru bw'igihugu abanya-Norvège mu gikombe cy'isi ni abakinnyi babiri b'abanyadushaka umusimbura w'umuzamu umuzana uriyo wo muri Sevilla mwataka w'umunyadanemark avemo hagiyemo Harande mutwara abantu bose uko ari 9 kapiteni wa Arsenal akareka murashana kunwa Patrick Berger wamukura mu kibuga kapiteni arashaka kuvamo hoja ni babiri bonyine bajyamo nubwo nuko nta bandi tuhafite suko babarusha muri kaka umuzamu wo mu Rusiya ikintu cyabaye n'igihugu n'ubundi umuzamu wo mu Rusiya mushyire muri wa Sevilla Nikita kavamo munyereke kakanu ko ngo yahura nande harya nande iri mu nzira nziza Sporting na Man City nimwe muri zishoboka nta yindi ntawe yo kwiha mana turagusabye uyihe Sporting urukundo rwa Real na City ruhoraho ariko urucemo ruzatandukanye ibintu by'abakundanye tombora ya IF urukundo rwa City na Real birutandukanye ruhoraho turashaka kureba ko ni n'imbabazi z'Imana yava ubwira Pep ntagira nushaka kwitambika muri iyi ntombora nk'utomborere ya uteza kavuruva wese akajagari ni tekinike tekinike hari yabonye reka bizikora mu masomo ya gisirikare haba muri somo bigisha guteza akajagari uri amasomo ya gisirikare atari yo mu Rwanda mu masomo ariko abazungu bigisha buriye bigishamo mu isomo rya gisirikare hari isomo bigisha yitwa guteza akajagari kugira ngo urebe ukure Benfica ntabwo ari ikipe gutezamo akajagari n'abantu bari aho b'abarasiste bari aho gusa kipe iri aho ngaho y'akavuyo y'abarasiste bamwe n'abarasiste n'abatindi amaze ntuzi ko statement zikora kabisa Arteta urushize yabaye konsigne nziza mwe nimumuvugisha arira agasohoka tubakubite bahari ibyo byihorera atarira agasohoka kandi bateraga agasohoka cyangwa bategeka gukarira akagara agasohoka ari bya itombo ryaba ryakurira akagenda nasajya buriya mpamvu ngo batwikiriye igisasa agerera agasohoka agerera akagenda so reka tuganire kuri uyu mukino ku mugoroba byari ibitego biri kuri kimwe Vinicius yongera kwerekana ko muri iri rushanwa ku myaka 25 nta mukinnyi urabikora nk'ibyo akoze ibitego bitatu mu mikino 9 bitandatu
niwe mu mikino mukinnyi 6 ibitego 7. niwe mukinnyi umaze gutsinda Tute ibitego competition. byinshi muri Champions League ari munsi y'imyaka 26 amaze gutsinda ibitego 32 ari munsi y'imyaka 26 ibintu na all time top scorer wa Champions League witwa Ronaldo atakoze. Ni ikintu cyiza kuri uyu mukinnyi, ni na sinye nziza nyuma y'ibyari byabaye ku mukino wari wabanje. Yaje kugira imbaraga, yari yagerageje no gukina nubwo Real Madrid itadominaga cyane umukino kubera ko Benfica wabonaga ko Mediane yari imeze neza pe, yakinaga umupira mwiza ku rwego rwo hejuru, bakinnye iminota myiza myinshi, basa no kubona igitego kare. Nari ndimubwira Fuad ni gutsinda Thibaut Courtois ntabwo umutsindira kure, uramwegera, nicyo cyonyine kibasha kugufasha kuba wabona igitego, ukamwegera ugatera agapira gatoya. Ni nabyo bakoze, babona igitego cya mbere ku ruhande rwa Benfica, ariko Real Madrid yari mu rugo itishyura, itanabaye n'umwanya wo guteka umwanya munini, amasegonda make bamaze gutanga baro bahita bishyura igitego. Vinicius aza gutsinda winning goal yatumye equipe ya Real Madrid yikarifiya muri knockout stage. Ariko all in all nibyo n'ubundi yari ifite upper hand nyuma. Iyi tayi yaremereye kubera ko Benfica yabonye buriya Benfica yinjiye muri no mikino ya playoffs ari ya 24, bivuze ngo yari yanyuma ibikoreye noneho niyo yagaruye Real Madrid mu marusha muri playoffs n'ubundi, kuko Real Madrid yaje mari ya 9, Benfica ya 24. bivuze ngo ikipe ya 9 yagomba gutura ni ya 24 bagakina itayi. So nyuma y'ibyo byose byari byabaye, umutoza iyi tayi yararemereye cyane, ndetse nayo yari na match isa nkaho yo kurebwa cyane muri zino playoffs. Ariko Real Madrid ibitego aggregate ibitego 3-1 ntabwo ari resultat mbi cyane kuri Benfica bijyanye n'uburyo bari bakinye. Yari yabatsinze 4-2 mu mukino ubanza muri league phase. Habayemo byinshi byatumye uyu mukino return leg cyangwa se second leg bayitaho cyane abantu kugira ngo barebe, ariko UEFA iza kubishyiraho umucyo, ihagarika wa mukinnyi mu gihe bakimukoraho isuzuma Prestiani, bagira ngo barebe ko hataza kuba kajagari cyane cyane ku bafana b'ikipe ya Real Madrid bashoboraga kuba nawe bamwataka bamubwira amagambo atari meza. So ariko byibura si kuri wowe ntiyarahari, ni kubane. Rero Real Madrid nyine yakiniye nka ikipe nkuru, isezera Benfica irakomeza, ubwo nyine isigaye kureba iyo bari butomboreje.